kwezwa cyangwa se kwezwa cano. Reka ngushimire uburyo wabanye natwe muri uyu mwaka ushize 2020. Kuba warabaye umwe mu batega amatwi ibiganiro byacu ni inkunga ikomeye cyane, kandi dukomeza kubasabira imigisha y'Imana kugira ngo Imana ikomeze gukora ibitangaza mu mitima y'abana bayo. Ndetse mboneyeho kubifuriza icya n'ihirwe muri uyu mwaka wa 2021. Uyu mwaka tuzabonamo byinshi kandi tuzarushaho kwimika mu ijambo ry'Imana. Ese waba ufite amatsiko yo kumenya icyo ubuhanuzi bugaragaza muri iki gihe cya none, cyane cyane n'ibijyanye n'uyu mwaka wa 2021? Nkurarikiye gukurikirana ibyigisho bizakurikiraho. Uyu munsi isengesho ngusabira riboneka mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kubara, igice cya 6 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 26. Uwiteka aguha umugisha kurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugire neza, Uwiteka kurebe neza aguhe amahoro. Nubwo isi iri mu bihe bigoye, ariko iri sengesho ndari kwifurije kugira ngo Uwiteka azakubere byose mu izina rya Yesu.